byamaze guhinduka inkwi. Nukuvuga ngo Uwiteka yakumara ubwoba, naje kukumara ubwoba, ndakubwira ngo wowe senga, wowe bana n'Imana, wowe tuza. Ubwo bavuze iryo jambo mwene data, Imana igiye guhindura amagambo yawe iki umuriro abitwike. Ikibazo bene data, niba ushaka ko Imana ihindura amagambo yawe umuriro mu kanwa kawe, agakanwa senga Imana yohereze marayika nk'uko yamwohereje kwa Yesaya, ikoze ikaya ku munwa wawe. Nitwika umunwa wawe uzavamo amagambo apfuye. Nitwika umunwa wawe hari ibyo wavugaga bizava mu kanwa kawe. Agakanwa kawe nawe ukazongera kubamo bya bindi byabagamo, ahubwo kazajya kajyamo amagambo y'Imana y'umuriro agiye gutwika bya bindi biguhagurukiye. Eliya cyangwa se Elisa, sinibuka uwo ari we, baramuhagurukiye baramubwira ati dore wa munyaruhara. Aragira ati niba ndi umunyaruhara, idubu nizive hehe? Nizize zigira ute? Zibamire. Idubu ziraza zigira ute? Zarabare nizabariye. Abanyabatu ubutaka bwa Sanu bamere bwaramize ntibamize. Twebwe ntabwo duhamagare kwatura ayo magambo, ahubwo akanwa kawe kavuga amagambo bwe dayimoni guhagurukiye. Uyibwira ati dayimoni urava he? Irukane dayimoni. Haleluya, amen. Amagambo y'Imana mu kanwa kawe azagufasha gutsinda bya bindi byari bikuzengereje. Uzabwira aya maboko, uhanura amaboko yawe ati wa maboko we ndagusengeye, ukujemo inyatsi, ukujemo umwaku, ukujemo karande n'ibindi byose byabasa amaboko yawe, kubera ko amaze gusobanukirwa ko Imana igiye guha umugisha imirimo y'amaboko yande yawe. Amen. Ya maboko yakure mu mufuka ukore, nuko Imana izaha umugisha amaboko yawe. Umenye mbese nutunga iryo jambo uzamenye ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Umenye ati ubwo nakoze, niba nshaka umugisha mu byo nakoze, reka nange abantu basaba umugisha. Rero mwene data, nashatse kukubwira ngo nuko watunze ijambo ry'Imana muri wowe, nidutunga Kristo bafite ijambo ry'Imana muri bo, tuzagwanya Satani. Amen. Nidutunga Kristo bafite ijambo ry'Imana muri bo, nta mukiranuzi uzicwa n'inzara. Amen. Intumwa zishyize hamwe zuzuye Umwuka Wera, nta mukene wabaga muri bo. Nta n'uwagiraga ubwiko ku bintu bye. Ananiya na Safira bibeshye ku ntumwa, bashaka gufatanya nazo. Haleluya, ariko bataratunga amagambo y'Imana muri bo mwimbere, kugira ngo abashe kugira ibyo atwika. None mu kutatunga, bamaze kugurisha babonye amafaranga bayo menshi, haleluya, bahita babona niba yatanga yose baraba bakenya, baraba babuze ubwenge, barikunze. Umugore ati tubihishe. Ntibamenya ko bagiye imbere ya Petero, batangariza amakuru ababwira Petero atandukanye na Pawulo. Dawidi abivuga neza mu ijana ya gatatu, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka nawe mwungeri wawe, egare ubukene buzagenda. Amen. Kubera ko yabaye mwungeri wawe. Iyo umuntu abaye mwungeri wawe, njye nabaye umushumba ndaragira. Nasomye igitabo cya Rick Wayne kivuga ku mwungeri w'intama. Mw'ibi bihugu hari aho bagira inama. Umwungeri hari icyo bita ishyimbo n'inkoni. Ishyimbo ishinzwe gucyamura, inkoni ishinzwe kuyobora. Izicyamye uracyamura, ariko ntabwo ari kuzigaruza umutima mubi, ni ukuzigaruza umutima w'umugwaneza. Ubugwaneza nibwo buragarura abantu ku murongo. Rero niba Uwiteka ari umwungeri wawe, egare kukuyobora, ni ukwemereka kuyobora, uko agutwara aho agushaka niho ugomba kujya. Icyo ashaka gukora nicyo ukwiye gukora, kugira ngo ubashe gutunga amagambo ye mu kanwa kawe abumurira bitwike. Ngo kuko bavuze iryo jambo, ngiye kugira ute kubahindura inkwi. Amagambo yanjye mu kanwa kawe nyahindura umuriro abatwike. Guhera umunsi baramwubashye, ibiri kukumenyera ni uko amagambo y'Imana ataba mu kanwa kawe. Abatakwemera izabemeza. Amen. Kuko watunze amagambo y'Imana mu kanwa kawe. Soma Bibiliya kandi usenge. Igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza wowe ugiye kuryama, igitondo cyiza wowe ubyutse uri mu Rwanda, uri imahanga. Nge none handi kubwira ngo Imana iguhe umugisha wo kurikiye Kunda Ubwenge TV. Inkunga yanyu subscribe, like, comment na share nibyo bitwubaka kandi bikubaka n'umurimo w'Imana mu bufatanye. Nkuko mubizi rero banabatumiriye umuntu w'Imana cyangwa umuvuga butumwa. Murakoze cyane. Nkuko mubyumva rero kuri mikoro ngendi Tuyisenge Olivier, ndi kumwe na Batista uri kudusomera, nkaba ndi kumwe na Evangelist
Samweli twongeye twamugaruye kuri mikoro kubw'amagambo meza yatubwiye, amagambo atwubaka. Buriya twe dukunda ibyiza. Mwiriwe neza cyangwa mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Amahoro y'Imana bari namwe. Nawe muhorane, narabakunze cyane, mwanyakiye neza. Murakoze cyane. Natwe uradukunda akagaruka. Ni byiza. Yego. Kuko buri munsi Imana igenda iduha icyo kuvuga. Uyu munsi dufitiye noneho ubutumwa bwinshi, kuko hari abantu bambwiye ati rwose Samweli yaratwubatse rwose, nagira tubwire amagambo ko niyo dukeneye. Duherukana mbabwira ngo Imana ibahuze nawe yakoze ko n'umuntu yakoze ku mutima. Karakantu karanyubatse. Nazanye rero ijambo noneho. Nkuko mubizi ni Samweli Abayisenga Evangeliste nkuko babivuze. Yego. Nazanye rero ijambo noneho rikubwira ngo Imana yamaye ijambo rivuga ngo ibiguhagurukiye n'ibikugwanya Imana ibihindura inkwi. Ntago ari imbisi, ni inkwi z'imyase zumye. Inkwi zumye. Zumye. Nimara kubihindura inkwi zumye, amagambo yayo mu kanwa kawe iyahindura umuriro. Namara kuba umuriro ave mu kanwa kawe abitwike. Amen. Ugira usubiremo iryo jambo ngere ranyubatse. Nasubiremo. Uzanye ijambo rivuga ngo ibikugwanya n'ibiguhagurukiye n'ibikugenza Imana ibihindura inkwi. Atari imbisi, inkwi zumye, imyasi. Amagambo yayo mu kanwa kawe iyahindura umuriro, narangiza abitwike. Ubwo ibigeragezo, amakuba, gupfusha, ubukene n'ibindi byose. All things, ibintu byose kabisa. Ibyo uzahangana nabyo byose. Yego. Bifate ubishyire mu cyiciro cyo guhinduka inkwi. Nibyo ufite mu mutima wawe. Nibyo uzi nge nazi. Ibyo nibyo Imana irahindura inkwi. Amagambo yayo mu kanwa kawe iyahindura umuriro. Ni amagambo y'Imana. Ubwo Imana iraguha amagambo. Oya, Imana iragufata wowe. Yego. Amagambo yayo yagushyizemo. Ahinduka umuriro mu kanwa kawe. Asohoka ari umuriro utwika. Ugenda utwike bya bindi byamaze kuba inkwi. Utsinda byakurwanyaga. Arabitwika bihinduka ivu. Bishonge. Amen. Samweli rero Evangeliste adufitiye ijambo ryiza rwose noneho uyu munsi pe. Ni umugani mushyashya. Ibikugerageza byose, ibibazo, amakuba byose Imana iraje ibihindura inkwi. Naho nyuma yabyo no gutwikwa. Ubwo turasigara twera neza, twera di. Samweli ndakwakiriye. Urakoze. Gira icyo ubwira wakurikiye Kunda Ubwenge TV. Reka turarike wowe ufunguye aka kanya kwicano wijya kure rwose, kuko umukozi w'Imana afite message agiye kukugenamo aka kanya. Wihuga ahubwo bamaso kugira ngo ubashe gukurikirana iyi message, tubane muri byose. Urakoze. Samu, watangira. No kuvuga ngo bya bindi biguhagurukiye uzi biri mu mutima wawe nibyo Imana iraza guhindura inkwi. Amagambo yayo mu kanwa kawe ahinduka umuriro abitwike. Reka dukoreshe Bibiliya. Narabwiye ko nazigera ngo rikosa byo kubigisha ibintu nasomye muri Bibiliya. Icyo nzakora nzabisobanura mbisesengure nk'umuntu ihaye ubwo bwenge cyangwa se umwuka w'Imana uri muri iki. Ariko ngomba kubabwira ibyanditswe bene data. Reka dusome Yeremiya 5:14. Yeremiya 5 umurongo wa 14 wonyine. Gatanu 14. Nababwira ngo mwigire ubwoba, mwitinya. Haleluya. Amen. Ndizera ko nawe uduteze amatwi kandi udukurikiye kuri Kunda Ubwenge TV nayo umanze gufata Bibiliya niba bigushobokera kuri hafi. Reka tujyane muri Yeremiya igice cya 5 umurongo waho n'uwa 14. Kavuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iryiti, ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi n'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe uzabatwike. Azabatwike. Aya magambo ni azabatwika si wowe. Noneho umaze kuhasoma
uraza kongera kuhasoma. Banza ndi kugira manze pfobye bya bindi ubona bikugwanya, nicyo cyanzanye. Soma Yobu 2:2. umutwe waho uravuga ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Satani asaba Imana guteza indwara ngo igira ute? Imugerageze. Soma umurongo wa 2 niwo nshaka. Umurongo wa 2 uravuga ngo Uwiteka abaza Satani uti, Uwiteka abajije Satani ati, uturutse he? uturutse Satani. Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Satani asubiza igisubizo ati, mvuye gutambagira isi no kuyizerereza marine gukange. Namaze kuvumbura ko Satani ni marine. Satani ni inzererezi, ni imbobo. None ngo turirimba indirimbo ngo turi abasirikare ba Yesu, ngo twogejwe mu maraso, ngo y'umwami wacu Yesu ni nawe muyobozi, ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Niba izi marine zizerera, niba inzererezi abasirikare b'isi bazigwanya zigahunga, iyi nzererezi Satani kuki twebwe dukanga? Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nimurwanye Satani azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Ikibazo dufite, turi gutinya inzererezi, turi gutinya marine, tugahunga Imana aho kwegera Imana. Muri kwa guhunga Imana, marine ikatwataka kubera ko twahunze iki? Imana. Satani ni inzererezi, Satani ni imbobo bene data. Kubera ko ari imbobo, nibyo aguteza n'ibiguhagurukiye uyu munsi, niyo mpamvu bigiye guhinduka inkwi. Haleluya, amen. Amagambo y'Imana agahinduka umuriro mu kanwa kawe, akabitwika. Kubera ko ibi ngibi umushorera wabyo ni imbobo, shefu wabyo ni inzererezi, ni marine, ni inzererezi. Nagenge banditse ngavuye gutambagira isi, ibaza umuntu utambagira no kuzerera. Muri make mu byo akora nta kamaro, ntacyo azakora. Iyo umuntu avuze ngo ni inzererezi, aba ari umuntu nyine udafite opposition, udafite position ahagararamo, ni umuntu udafite ahantu ashikira. Satani rero iyo nzererezi nibatera ubwoba. Niwuze n'iryo jambo rero nagize ngo ubyumve neza nk'uko twarisomye. Ibikugwanya nibe guhagurukiye, Imana ibihindura iki? Umuriro. Ibihindura inkwi. Amagambo yayo mu kanwa kawe yahindura umuriro. Ngaho dusomera iryo jambo noneho turivugeho. Tuyibutse ko turi gusoma muri Yeremiya igice cyaho ni cya 5 umurongo waho ni wa 14, ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iryiti. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ikubwira aho kurikiranye yica niti. Ubwo wavuze ijambo, iryo jambo, ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi. Dore ngiye kubahindura inkwi, nzabahindura inkwi, nzabihindura inkwi. Komeza. N'amagambo yanjye nzayagira umuriro. N'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe uzabatwike. Azabatwike. Amagambo y'Imana, kubera amagambo bakuvuze, kubera ibyo bavuze ku buzima bwawe, kubera ibyo bakoze ku buzima bwawe, kubera ibyaguhagurukiye n'ibyakugwanyije, nicyo gihagurukije Uwiteka kugira ngo amagambo yiwe ashyire mu kanwa kawe, ahinduke umuriro, abitwike. Byamaze guhinduka inkwi. Ni ukuvuga ngo Uwiteka yakumara ubwoba. Naje kukumara ubwoba, ndakubwira ngo wowe senga, wowe bana n'Imana, wowe tuza. Ubwo bavuze iryo jambo mwene data, Imana igiye guhindura amagambo yawe iki? Umuriro, abitwike. Ikibazo bene data, niba ushaka ko Imana ihindura amagambo yawe umuriro mu kanwa kawe, agakanwa senga Imana yohereze marayika nk'uko yamwohereje kwa Yesaya, ikoze ikaya ku munwa wawe. Nitwika umunwa wawe uzavamo amagambo apfuye. Nitwika umunwa wawe hari ibyo wawuvugaga bizava mu kanwa kawe. Agakanwa kawe nawe ukazongera kubamo bya bindi byabagamo, ahubwo kazajya kajyamo amagambo y'Imana y'umuriro agiye gutwika bya bindi biguhagurukiye. Eliya cyangwa se Elisa, sinibuka uwo ari we, baramuhagurukiye baramubwira ati dore wa munyaruhara. Aragira ati niba ndi umunyaruhara, idubu nizive hehe? Nizize zigira ute? Zibamire. Idubu ziraza zigira ute? Zarabariye ntizabariye. Abanyabatu ubutaka bwa Sanu bamere bwaramize ntibamize. Twebwe ntabwo duhamagara kwatura ayo magambo, ahubwo
akanwa kawe kavuga amagambo bwe dayimoni guhagurukiye uribwira ati dayimoni urava he irukane dayimoni. Haleluya, amen. amagambo y'Imana mu kanwa kawe azagufasha gutsinda bya bindi byari bikuzengereje. amagambo y'Imana mu kanwa kawe azagufasha kwirukana inyatsi ziri mu biganza byawe. ubwo nutunga amagambo y'Imana mu kanwa kawe uzatunga ijambo rivuga ngo haleluya, ukuboko kudeha kuzakena. nutunga ijambo ry'Imana rivuga ukuboko kudeha kuzakena, uzakura amaboko mu mufuka ukore kugira ngo wa mudayimoni w'ubukene ugende. nutunga ijambo ry'Imana mu kanwa kawe rikubwira ngo ukuboko gusaba guhera munsi yo gutanga, uzatanga kugira ngo udahora usabiriza ahubwo ujye utanga. nutunga amagambo y'Imana mu kanwa kawe uzatunga ijambo rivuga ngo haleluya, Yesu ashimwe, rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. numara gutunga iryo jambo muri wowe uzabwira aya maboko ati uhanure amaboko yawe ati wa maboko we ndagusengeye, ukujemo inyatsi, ukujemo umwaku, ukujemo karande n'ibindi byose byabasa amaboko yawe, kubera ko wamaze gusobanukirwa ko Imana igiye guha umugisha imirimo y'amaboko yande yawe. ya maboko yakure mu mufuka ukore, nukora Imana izaha umugisha amaboko yawe. umenye mbese nutunga iryo jambo uzamenye ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. umenye ati ubwo nakoze, niba nshaka umugisha mu byo nakoze reka nange, kwa gutanga guhesha umugisha nta mugisha w'ubusubaho. Aburahamu Imana yavuganye nawe, ijambo ry'Imana ritubwira ngo nzacisha kugira neza mu maso yande y'Abisirayeli. Imana rero ntabwo izana kugira neza ngo ikuguhe, igucisha mu maso yawe. iyo ubuze guhitamo kuragucika. Imana ifashe abamarayika bayo, haleluya, banyuze kwa Aburahamu. Aburahamu yabuze urubyaro. Yesu ashimwe, yabuze iki? baranyuze bahanyura bitemberera. Aburahamu ngo yari munsi y'igiti nk'uko Bibiliya itubwira. amaze kubabona, kuko Imana inyujije kugira neza mu maso ya Aburahamu, ihanyuza abamarayika, ahita abahamagara, arabinginga, arabahata ngo banyuriwe bagira ute basangire. barahagera, arangije abawagira ibibyibushye. amaze kubawagira ibibyibushye, Sara ajya mu gikari. haleluya, Sara amaze kujya mu gikari, bamaze kujya bahaze, icyo bakoze ni iki? nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba gusaba umugisha, bahise mu gusaba umugisha bareba igikenewe kwa Aburahamu. umugisha wari ukenewe kwa Aburahamu gwari urubyaro. murabyemera? barangije ntabwo biga bati Imana bahereze umugisha, ahubwo batuye ijambo rivuga ngo haleluya, umwaka utaha nk'iki gihe tuzagaruka Sara byari iki? umuhungu. aba bantu bariye. noneho mu kinyarwanda, mu muco nyarwanda hari icyo bita kurya ubunyano. umubyeyi wabyaye hari ukuntu twajyagayo batetse tukajya kurya ubunyano kubera ko yabyaye. aba nabo rero kugira bazagaruke kwa Aburahamu nuko bagomba kugaruka n'ubundi yabyaye kugira ngo yongere abatekere. Yesu ashimwe. Elisa yagiye anyura kuri umugore w'umushunema akamugaburira. Yesu ashimwe. uyu mugore yarakeneye umwana, ariko ntiyashyize imbere y'Imana akakeneye umwana, yakoze ibikorwa gusa. Elisa yanje abwira Gihazi avuga ati umugore byadukoreye byose inezatugire yose twamwitura iki? naho bitaniye na cya cyigisho nabahaye ejo. twamwigisha iki? twamukorera iki? kuko uyu muntu yari umumaro ku buzima bwa ba Elisa, nawe washatse kuba umumaro ku buzima bwe. none ahangaha rero icyo Elisa yakoze ni iki? wa mushunemu yabwiye umugabo we tubakira kuba hejuru. bamaze kujya nk'uko yabafashe neza bitayeho, Elisa nibwo yamubwiye ngo tukugirire ute, tugukorere iki? urashaka kumenyekana? ati sinshaka kumenyekana, njye nibera mu bacu. barangije abaza Gihazi, uyu muntu twamukorera iki? ni Imana yavuze cyangwa ni Elisa? Elisa abaza Gihazi, tumukorera iki dushingiye ku byadukoreye? barangije Gihazi amubwira ati nakase mu byumba hose nasanze nta mwana w'umuhungu agira ute afite. Elisa babonye icyo gukora. Elisa ntabwo yabonye icyo gukora, abonye icyo gukora. arangije abwira Imana, ashingiye ko Imana yari iri muri we yatura umwana. ndakunda kubwira abantu, ndakunda kugira terime nkabwira umuntu ngo uko uhagije inda yanjye Imana ihaze kwifuza kwawe. iyi terime n'ahandi nyikomora kw'aba bantu. bamaze kujya no kunywa, barebye kwifuza kw'abo bantu
basaba umugisha. Rero mwene data, nashatse kukubwira ngo nuko watunze ijambo ry'Imana muri wowe. Nidutunga abakristo bafite ijambo ry'Imana muri bo, tuzagwanya Satani. Amen. Nidutunga abakristo bafite ijambo ry'Imana muri bo, nta mukiranutsi uzicwa n'inzara. Amen. Intumwa zishyize hamwe zuzuye Umwuka Wera, nta mukene wabaga muri bo. Yego. Nta n'uwagiraga ubwiko ku bintu bye. Ananiya na Safira bibeshye ku ntumwa, bashaka gufatanya nazo, haleluya, Amen. ariko bataratunga amagambo y'Imana muri bo, Muri bo mo imbere. kugira ngo abashe kugira ibyo atwika. Noneho mu kutatunga, bamaze kugurisha babonye amafaranga abaye menshi, haleluya, bahita babona nibatanga yose baraba bakenya, Kamere yara. baraba babuze ubwenge, barikunze. Umugore ati tubihishe. Ntibamenya ko bagiye imbere ya Petero, batangariza amakuru ababwira. Petero atandukanye na Pawulo. Hari abantu bafite umuhamagaro wa Pawulo, hari abafite umuhamagaro wa Petero. Umuhamagaro wa Petero ni ugusenga utaboha amahema. Umuhamagaro wa Pawulo ni ugusenga unakora unaboha amahema. Hari igihe ugeramo Imana ikaba ngombwa ko igutungisha amasengesho yayo, igutungisha umurimo wayo. Sawuli rero nako abangaba Elisa amaze kwatura. Uyu mugore ibyo yakoze, umwana yaje gupfa. Kubera ko umugore atigeze asaba Imana umwana, byatumye ajya gushaka nde? Elisa. Ntabwo bashobora kurengura umupira ngo bawurengure aho udakwiye. Aho warengeye niho bawurengurira. Aho umupira warengeye niho bawurengurira. Icyo cyigisho nyigira. Ndahuza ibyigisho byinshi mu cyigisho kimwe, ariko mwihangane. Noneho uyu mugore amaze kumva inkuru ko umwana yapfuye, yahise atekereza ko Elisa ariwe wasabye umwana, ahita ajya kwa Elisa. Elisa amaze kugenda, Imana imuhisha amakuru, kuko ajya no kubikora ntabwo yigeze Imana imuha amakuru, ahubwo Imana yashyigikiye icyo yagize ute, yavuze nk'umuhanuzi, nk'umuntu w'Imana. Uyu mugore agezeyo, Elisa ashaka kohereza Gihazi. Yesu ashimwe. Umugore arangije arabyanga, bwa Gihazi atoya Giha, ntabwo ari wowe wasengeye umwana, ntabwo ari wowe wasabye umwana, ndeka ngere kuri shobuja. Elisa ashaka kwikiza uyu mugore, amuhereza inkoni. Uyu mugore hari ikosa yari yarakoze, yari yaribagiwe Elisa, nubwo abantu batabivuga, kuko ahangaha Elisa ntabwo yakiri mu cya cyumba cyo hejuru, yari yarasubiye kuba ku musozi. Yesu ashimwe. Wa mugore yasanze Elisa hahandi, amaze kumusangayo, Yesu ashimwe, Elisa atuma Gihazi. Hari abantu rero bidumbukuza nka Gihazi, batonye mu murimo w'Imana, agashaka gukora n'ibyo adakwiye gukora. Agiye kuza kuzura umwana, azi uburyo umwana yabayeho, yaraje biranga, Elisa araza. Elisa nk'umuntu watanze umwana yakoze ikintu abantu bamwe bitwaza bo bayobe. Ntabwo aricyo nshatse kuvugaho. Aza ku mwuka w'Imana yamuhaye, wa mwana yasabye, yongera guhabwa ubuzima ku bwa poromosiyo y'Imana binyuze muri Elisa. Ibi nta kindi cyabiteye, ni ineza uyu mugore yagiriye Elisa, byatumye asaba umwana. Mu gusaba umwana anamukurikirana, anapfuye aramuzura. Imana izura Tabita, nuko abantu bibukije Imana imirimo Tabita yagize ute? Yakoze. Amagambo y'Imana azaba umuriro mu kanwa kawe abitwike, ariko wamaze kuyamenya. Ntabwo ari amagambo ya Samweli, ni amagambo y'Imana mu kanwa ka Samweli. Iri jambo bikuvuga ry'Imana mu kanwa ka Samweli rirahinduka umuriro mu kanwa ka Samweli, riraza gutwika bya bindi byari biguhagurukiye, riraza gutwika bya bibazo ufite, riraza gutwika ya kanseri iri mu mubiri wawe ishonge, riraza gutwika bwa burwayi bwawe bugende, riraza gutwika bwa bushomeri bwawe ubona akazi, riraza gutwika ya nyatsi igende, kubera ko ni ijambo ry'Imana mu kanwa ka Samweli ryabaye umuriro, riza gutwika bya bindi biri muri wowe byamaze guhinduka inkwi. Amen. Amen. Kuko byahindutse amagambo y'Imana mu kanwa ka Samweli yabaye umuriro. Ubwo rero agira ute? Arabitwika. Ndashaka kubwira ngo mu magambo make, hari ibintu bigiye gushya ku buzima bwawe, hari ibyari bibagukiye, ubwo burwayi bugiye gukira, ubwo bushomeri bugiye kuvaho, iyo nzara igiye gushira. Amen. Ariko principe ni ugutunga amagambo y'Imana mu kanwa kawe. Ibyo ngibyo bita ibibazo birahinduka ibisubizo. Amen. Kubera ko watunze amagambo y'Imana mu kanwa kawe. Nakubwira ngo kiranuka mu gato na kanini, Imana izanye amagambo yayo mu kanwa kawe ngabitwike. Ariko uri muntu ki ufite amagambo agiye kubitwika, igenzure wikontorore, aho waguye ukagwa wihane, kugira ngo ibyaha bindi
ushaka ko bishya imana ibitwike ariko bitewe n'uko umeze. Niba udatunganye itunganye kugira ngo ibyo navuze bibashe gusohora ku buzima bwawe, kugira ngo ibyo navuze bigomba gushya bibashe kucya ku buzima bwawe. Imana ibwira Yosuwa 5:3 niba atari 3:5 iramubwira ngo mwiyeze kuko ejo Uwiteka yakora ibitangaza muri mwe. Imana yashaka ko mwezwa, yashaka ko mukizwa, yashaka ko mukiranuka, kuko umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana. Kugira ngo ubone umwami Imana ni uko usabwa kwezwa, kugira ngo bishe urasabwa kwezwa. Niwezwa nukiranuka uraza kubona ineza y'Imana. Dawidi abivuga neza mu 23 Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka nawe mwungeri wawe egare ubukene buzagenda. Kubera ko yabaye mwungeri wawe. Iyo umuntu abaye mwungeri wawe njye nabaye umushumba ndaragira. Nasomye igitabo cya Rick Wayne kivuga ku mwungeri w'intama. Nk'ibi bihugu hari aho bagira inama. Umwungeri hari icyo bita ishyimbo n'inkoni. Ishyimbo ishinzwe gucyamura, inkoni ishinzwe kuyobora. Izicyamye uracyamura, ariko ntabwo ari kuzigaruza umutima mubi, ni ukuzigaruza umutima w'umugwaneza. Umugwaneza nibwo bwagarura abantu ku murongo. Rero niba Uwiteka ari umwungeri wawe egare kukuyobora, ni ukwemereka kuyobora, uko agutwara aho agushaka niho ugomba kujya. Icyo ashaka gukora nicyo ukwiye gukora, kugira ngo ubashe gutunga amagambo ye mu kanwa kawe abumurira bitwike. Ngo kuko bavuze iryo jambo ngiye kugira ute kubahindura inkwi. Amagambo yanjye mu kanwa kawe nyahindura umuriro abatwike byose atwike ariko nuko bavuze iryo jambo, bavuze ku mukiranutsi, bavuze ku muntu w'Imana. Igihe kimwe haleluya ba Miriyamu bavuga ku muntu w'Imana Mose, bamaze kumuvugaho barabemba. Barembye kubera ko bavuze ku muntu w'Imana. Imana yafashe amagambo yayo igashyira mu kanwa kiwe. Amagambo abatwikisha kubemba. Bahindukiye arabasengera bababaze. Amen. Bari bamaze kubona ko hari itandukaniro hagati yabo na Mose. Ntabwo bongeye kumenyera Mose. Guhera umunsi baramwubashye. Ibiri kukumenyera nuko amagambo y'Imana atari mu kanwa kawe. Abatakwemera izabemeza. Amen. Kuko watunze amagambo y'Imana mu kanwa kawe. Soma Bibiliya kandi usenge. Ukiranuke ugatona kanini. Urebe bigiye guhinduka iwe. Amagambo y'Imana mu kanwa kawe abitwike. Shalom, shalom. Naho ngaho ndegeje aho ngaho nabankosheshe. Imana y'amahoro y'umugisha ihaze kwifuza kwanyu ibitwike ariko mukiranuke ugatona ku kanini. Mwirinde cyane igisa nkacyo. Imana imaho umugisha. Nabayisenga Samuel, Imana ibaho umugisha. Amen rwose. Watubwira amazina yawe cyangwa aho twaya tugusanga hatari kuricana nka nimero ya telefone, cyangwa ongera ubwira abagukurikiye, kuko hari wagukurikiye ubushize ubu ngo ugiye gukurikira, noneho hari n'ugiye gukurikira no buri bushyashya, hari ukubonye bwa mbere. No kuvuga ngo ica no izakurikirwa n'abari mu gihugu ndetse no hanze. Niyo mpamvu ngiye gutanga nimero mu buryo bwa officiel. Yego. Nago ndavuga ngo 078 ndakoresha guteranya 250. Yego. 78 3 2 078. Yego. 078 Yego. guteranya 250. 78 23. Yego. 40 732. Subiremo guteranya 250. Yego. 250 78 78 23 23 40 732 Airtel Tigo 2. Airtel Tigo. Yego. No guteranya 250 732. Yego. 45 45 gatanu rimwe gatandatu 4 5 8 gatandatu. Urakoze cyane. Kanyisubire miyo ngiyo. Yego. Guteranya 250. Yego. 7 3 5 4 5 8 1 5 gatandatu. Aderesi. Yego. Aho nsengera tepo Gatenga. Yego. Aho niwe ni Kacyiru nombarizwa. Telefone nizo. Yego. Nahamagawe n'Imana. Yego. Nemere gukorera Imana 24/28. Igihe cyose wanyemerera amarembo arakinguye, yaba ku banywa yaba nijoro,
umbwira impamvu n'ikibazo ushaka tugasenga Imana. 24 kuri 28 amarembo arafunguye kwa Samweli, nago dukinga umuryango Imana yakinguye. Katugushimire Samuel Evangeliste, umukozi w'Imana rwose, urakoze kubw'ubutumwa uduhaye. Amakuru yacu rero nakagaruka, uzongera ugaruke utwigishe, kuko amagambo ari kubaka abantu benshi pe. Hano ari kumbwira ati uwo mukozi w'Imana basi umugumisheho. Katugushimire rero. Namwe murakoze Kunda TV. Mwene data cameraman ninde? Tuyisenge Olivier. Tuyisenge Olivier ndetse na Jean Baptista. Murakoze cyane. Yego. Kubw'iki kiganiro. Yego. Ibyo kuvuga murabyumva ni byinshi. Mfite ibyigisho byinshi cyane. Hari n'icyo twasubitse cyabaye mu cyambere mwabyumvishe. Yego. Ubwo naho ubutaha abakunzi turabatekeye, tubafite byinshi byo kubabwira. Tuzakomeza tuganire namwe. Shalom shalom. Tubibutse ko iki cyigisho cyagishingiye muri Yeremiya igice cyaho ni cya 5 umurongo wa 14 niho uyu mwigisha yibanze. Wowe ufunguka aka kanya uze kuwasoma kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza n'ibyo raje gushaka kuvuga. Urakoze cyane. Subscribe irakenewe, comments n'ibindi. Thank you.